Hello, mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko mumeze neza, n'abatameze neza mukomere kandi mwihangane, Imana irahari rwose, iri kumwe namwe. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibice bitatu bigize umuntu n'uburyo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, apana kwa kundi tuvuga ngo umuntu ngo niba asa inzobe cyangwa igikara, hoya ahubwo uburyo yaturemye nyine mu ishusho yayo. Nk'uko tuzi ko Imana ari Imana imwe yigaragaza mu butatu bwera, natwe yaturemye mu ishusho yayo nyine muri iyo shusho nk'uko nayo iri. Nubona iyi video igufashije cyangwa uyikunze, ukande like, usige na comment kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Ukande na subscribe, nihazajya hajyaho iyindi video kuri iyi channel uzajya uhita uyibona mu bantu ba mbere. Iyo wakanze subscribe uhita uyibona mu ba mbere hagiyeho iyindi. Tudatinze rero reka dutangire kugira ngo itaza kuba ndende ikarambirana. Ibice bitatu bigize umuntu, igice cya mbere ni umwuka. Turabisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Hano Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Hano yabanje kurema umwuka. Hakurikiraho igice cya kabiri, umubiri nabwo turabibona mu gice cya kabiri cy'Itangiriro umurongo wa 7 havuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hanyuma igice cya gatatu, hagati y'umwuka n'umubiri hahise havukamo ikindi gice ari cyo ubugingo. Ubugingo nabwo turabubona mu Balewi igice cya 17 umurongo wa 11. Ho haratubwira ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngabe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari yo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Hanyuma ibi bice byombi uko ari bitatu byongera guhurira ahangaha mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 23. Ho haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Murabyumva hano ko bya bice bitatu noneho bihuriyemo. Kanongere masubiremo na Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ahangaha murumva ko rwose binatubwira ko tugomba no kwirinda tukanabera amaso ubugingo bwacu. Imana rero nayo murabizi ko ni Imana imwe ariko yigaragaza mu butatu bwera. Yabanje kwigaragaza ari Imana Data mu kurema, Imana yongera kwigaragaza ari Imana Mwana mu gucungura umuntu, ndetse yongera kwigaragaza ari Imana Mwuka Wera mu gufasha nyine abantu kubungabunga ikiremwamuntu. Ahangaha rero hari igihe umuntu amara afite umwuka umwe, ariko wa wundi dusanga mu Itangiriro 2 hahandi tumaze gusoma ku murongo wa 7, wa wundi Imana yaduhumekeye mu mazuru, unyine yahumekeye mu muntu akagira ubugingo buzima akabaho. Kandi nanone mu bugingo harimo kugira ubugingo buhoraho iteka, hakaba no gupfa iteka. Murabizi ko mu isi y'umwuka habaho isi y'umwuka mu Mana n'isi y'umwuka mwa Satani. Niyo mpamvu n'ubugingo burimo guhoraho iteka cyangwa gupfa iteka. Iyo umuntu ari guhabwa Mwuka Wera
aba yakiriye ubutatu bwa gatatu bw'Imana. Haba habanje umwuka w'Imana Data ari we yaduhumekeye mu mazuru, hagakurikiraho kwakira umwuka w'umwana w'Imana cyangwa se umwuka wa Kristo. Umwuka wa Kristo rero we aza muri cya gihe umuntu yakira ubutumwa bwiza, akizera, akatura yuko Kristo ari umwami, nawe akaba umwana w'Imana kuko yakiriye umwuka w'umwana w'Imana. Aha ngaha nabyo turabisanga mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9, haratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Aha ngaha ukimara kumva ubutumwa, ukimara kubyizera ko Kristo ariho yapfuye akazuka, uba wamaze kumwakira, nibwo noneho uhita wakira n'umwuka wera. Hano ho Mwuka wera rwose ahita aza, bwa butatu bw'Imana, ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana Data uba warabanje muri wowe. Wamara kwakira Kristo, n'umwuka wa Kristo agahita kujyamo, hagakurikiraho n'umwuka wera, ubutatu bw'Imana noneho bukaba bwuzuriye mu muntu. Ariko nanone bijya bibaho yuko umuntu ashobora kubatizwa mu mwuka wera mbere y'uko abatizwa mu mazi menshi. Byose biba bishoboka. Rero aha ngaha murabona yuko rwose Imana yaturemye mu ishusho yayo ariko mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tuba tugomba no kubera amaso ubugingo bwacu. Buriya hari byinshi twirirwamo duha amaso cyane cyangwa tubugaburira, nibyo nyine nabwo bwakira. Akenshi ibintu umuntu akunze kubamo nibyo ubugingo bwakira. Tujye dukunda gusenga, Imana itwambika imbaraga zo kuba imbere yayo, no guhora imbere yayo, no kugenda uko ishaka, no kuba uw'Imana ishaka yuko tuba we, kugira ngo ubutatu bw'Imana bukomeze kuzurira muri twebwe. Kuko hari igihe umuntu yirangarira wenda nko mu bidafite umumaro, ugasanga azi ko wenda agifite Mwuka wera, kandi Mwuka wera yarigendeye. Kubera iki? Nta mwanya umuha, ntuba amaso, mbese nyine wibereye nko mu bidafite umumaro cyangwa mu birangaza, bigatuma Mwuka wera yigendera. Ariko icyiza ni uko twakomeza kubera amaso ubugingo bwacu, Mwuka wera agakomeza kubana natwe, ubutatu bw'Imana bugakomeza kuzurira muri twebwe. Imana ikomeze itugirire neza. Byari ibi bice bitatu rero, tubonye ko umuntu agizwe n'umubiri, umwuka ndetse n'ubugingo. Imana nayo iri mu bice bitatu nk'uko tubizi, ni Imana imwe yigaragaza mu butatu: Imana Data mu kurema, Imana Mwana mu gucungura, na Mwuka wera mu gufasha. Murabizi ko Mwuka wera rwose yaje ari umufasha, abungabunga ikiremwa muntu, mbese Mwuka wera nyine atwitaho, aratunihira ku Mana Data. Ni ibyo ngibyo rero. Ndabashimiye cyane, mwakoze kubana nanjye muri iyi videwo. Niba yagufashije wibuke gusiga comment na like ndetse na subscribe kugira ngo nihakurikiraho indi videwo ujye uyibona mu ba mbere. Imana ikomeze kubagira neza kandi bahe umugisha.